So guys, twongeye kubaha pole kuri episode ya 66. Uyu munsi nabwo ntimurayibona kubera ko hari akabazo kahabahaye gatoya karatuma uyu munsi nabwo episode ya 66 itaza kubageraho. So guys, rero muze kwihangana kandi murabizi ko tubakunda cyane, murabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora rimwe tuba turi gukorera, murabizi ko nabandi tuba turi gukora usibye mwebwe. So guys, rero umuntu wese ukunda filime yacu Ibanga aze kwihangana cyane kandi tubahaye pole cyane kandi muna tubabariye cyane nyine ku tubazo dutoya turi kugenda tuhaba turi gutuma filime ya Ibanga itabageraho nkuko bisanzwe. So guys, rero niba utarakora subscribe hano nagushaba kugira ngo ube wakora subscribe hano kugira ngo nawe buri gikorwa cyose kibaye kuri filime yacu Ibanga ujye wakibona utarinze warwa, usibye kuba twabamenyesha ko uyu munsi episode ya 66 uyu munsi mutaza kuyibona kubera ko hari akantu gatoya kaba kahabaye muri tekinike mu bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. So guys, rero turabizi ko mudukunda cyane, niyo mpamvu tuba twahababereye kugira ngo namwe mube mwabasha kumenya amakuru yerekeye kuri filime yacu Ibanga. So guys, rero niba uyu munsi wari utegereje episode ya 66 ndakumenyesha ko uyu munsi utaza kuyibona bitewe n'akabazo kahabaye nabwo uyu munsi. So guys, rero murabizi ko tudasanzwe tubabesha iminsi zirenga 2. So guys, rero murabizi ko narwe ibikorwa tuba turi gukora rimwe tuba turi gukorera, murabizi ko narwe iyo dukora n'Imana nayo ibipange byayo. So guys, rero niba uri umuntu ufite umutima wakagombye kwihangana cyane kuko murabizi ko tutajya tubabesha nk'ibisanzwe, murabizi ko filime yacu Ibanga tuyibagezaho nk'ukuntu tuba twayiteganyije. So guys, rero umuntu ukunda filime yacu Ibanga ndetse ukabona kunda na filime yacu My Heart ica kuri Kiraman Empire ndetse ukaba utarakora subscribe hano nagushishikariza kugira ngo ube wakora subscribe kugira ngo dukomezanye tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi, kugira nawe buri gikorwa cyose gisohotse kitazaza kigucika, waba umunyamuryango wa Miss Nyambo muri rusange cyangwa se ukaba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga cyangwa se ukaba waba umunyamuryango wa Kiraman muri rusange cyangwa se My Heart, usabwa ko warakoze subscribe hano kugira ngo nawe we wabasha kwinjira mu muryango mugari wa filime zacu My Heart cyangwa se Ibanga. So guys, rero njye ubagezaho bine bikorwa byose by'amafilime yose njye banyita Venke kandi ndabashimira kuba muri abantu b'intwari cyane muba mwihanganiye impinduka ziba zabaye kuri filime yacu Ibanga, kandi murabizi ko tubakunda cyane, murabizi ko tugera tubabihiriza, murabizi ko iyo turi gukora ibikorwa byose ari mwebwe tuba twabiteganyirije kugira namwe mwe mwabasha kwikuriramo ubutumwa bufite akamaro imbere hazaza. So guys, rero niba unakunda filime zacu zombi Ibanga ndetse na My Heart, imwe ica kuri Kiraman Empire ndetse ni My Heart ica kuri Kiraman Empire ndetse n'Ibanga ica kuri Miss Nyambo, ukaba uzikunda zombi nagusaba kugira ngo ube waba n'umunyamuryango wa zino channel mba ni gukoreraho zose bino biganiro byose bivuga ku mafilime yombi. So guys, rero murabizi ko ngiye mbakunda cyane kandi nanjye ndabizi ko munkunda cyane, kandi nkabanshishikariza umuntu utarakora subscribe kuba yayikora kugira nawe dukomezanye tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi, ndetse na akaza anamenya n'amakuru yerekeye ku bakinnyi bose bakina mu mafilime yose yo mubuza mubona kuri Kiraman Empire ndetse no kuri Miss Nyambo muri rusange. So guys, rero uyu munsi wa none episode ya 66 ya filime yacu Ibanga ica kuri Miss Nyambo ntimuraza kuyibona kubera ko hari akabazo gatoya kaba habaye kugira ngo tutabagezaho episode ya 66, kandi turabizi ko mudukunda cyane, turabizi ko munatwihanganira ku mpinduka ziba zahabaye mu bikorwa byose tuba turi gukora. Murabizi ko narwe turi abantu tugomba kubaho tumeze nk'abantu nyine, nago haburamo akantu k'akabazo gatoya katuma tutabagezaho episode ya 66. So kandi guys, murabizi ko tubakunda kandi muze kwihangana ku kabazo kahabaye katumye tutabagezaho episode ya 66, kandi turabizeza yuko akabazo kahabaye turaza kugakemura mu kanya gatoya. So guys, rero niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga ndetse ukaba uri umukunzi wa Miss Nyambo muri rusange, ukabona kunda na filime yacu My Heart ica kuri Kiraman Empire, ndagushishikariza kuba wakora subscribe hano kugira ngo nawe buri mpinduka zose zigiye kuba kuri filime yacu
ibanga cyangwa se my heart ujye uzimenyeshwa hakiri kare kugira ngo utazajya utegereza filime yacu ibanga ukayibura ukanatekereza yuko twabikoreye ubugende kandi aba ari ikibazo cyahabaye. So guys rero kugira ngo ujye ubimenya hakiri kare ujye unategereza hakiri kare kuba urayibona cyangwa se utarayibona usabwa kuba warakoze subscribe hano, kandi igikorwa cya mbere kiba gikenewe kuri channel ni subscribe, ndetse tukaba tumenya ko turi gukorera n'abantu bahari tutari gukorera n'abantu badahari. So guys rero murabizi ko mbakunda cyane, murabizi ko filime yacu ibanga tuba twayiteguye kugira ngo ibagereho nk'ukuntu biba byateganyijwe, ariko hakaza kubamo akantu k'impinduka gato kaba katumye tutabagezaho ibikorwa byacu nk'ukuntu tuba twabiteganyirijwe namwe. So guys rero umuntu wese ukunda filime yacu ibanga mbaye pole kubera ko uyu munsi ataraza kubona episode ya 66, kandi murabizi ko ibintu byose tukora arimwe tubikorera kandi murabizi ko tutaya tubabesha. Kandi guys rero niba ari bugeze bwa mbere hano kuri iyi channel ndagushishikariza kugira ube wakora subscribe kugira dukomeza tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. So guys rero kongere duhure ku episode ya 66 cyangwa ejo hazaza kuri episode ya 66 tubagezaho, kandi murabizi ko tubakunda cyane, murakoze.